Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba channel yacu Abimana Bera. Amazina yanjye murayazi ko ari Nduwimana Jean Claude, umunyamakuru wa channel yitwa Abimana Bera. Aho ushobora kujya muri telefone yawe ukandikamo ijambo, unyuze muri YouTube ukandikamo ijambo Abimana Bera, hanyuma ugakurikirana amavugabutumwa tugenda tubagezaho. Imana ibahimigisha. So mwarakoze rero gukanda subscribe yanyu ku macano yanyu, aho muri kujya kuri TikTok mukareba amavugabutumwa tuba twabashyiriyeho, aho muri kujya ku ma internet yanyu mukanyura kuri YouTube mugakanda subscribe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza. Uyu munsi rero twabazaniye amavugabutumwa adasanzwe, ariko kandi mbere yuko tugira icyo tuvuga, reka tubanze tubasengere mu izina rya Yesu. Ariko reka shishikarize ababyeyi, abagabo, abasore, abakobwa, abana, mwegere channel zanyu cyangwa se mwegere amateleviziyo yanyu, mwegere amatelefone yanyu, mubashe gutega amatwi ijambo ry'Imana, hanyuma Imana y'amahoro ibagirire neza. Mu izina rya Yesu rero mureke dusenge. Niba ukunda Imana, niba ukunda gukorera Imana, wegere hafi kandi iyi video ntigucike udakanze subscribe. Imana ishimwe. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, wowe wera kandi wowe uzabana n'abera. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana itagihinduka. Aba basaza, aba babyeyi, aba basore, aba bagabo, aba bantu bose bagiye batandukanye, reka imbaraga zawe zibabonekeho, reka ubwiza bwawe bubuzure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wera w'Abisirayeli, reka dutokesha abazimu, dutokesha abadayimoni b'amoko yose, dutokesha ibyiyoberanya, dutokesha imbaraga mbi z'abarozi, imbaraga mbi z'abarangi, imbaraga mbi z'abakonikoni. Reka ibitari byo kuvuga Imana ibyo byose ntibitwumve, reka ibitari byo kutureba ntibiturebe, ahubwo Mwami Imana, reka ijambo ryawe rigere ku mitima ya buri wese kandi imbaraga zawe ziganze. Urakoze, ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu. Nanjye mbyatsi Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amahoro y'Imana yongere abane namwe rero nshuti bakunzi ba channel yacu Abimana Bera. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa. Reka turisome ibice bitatu umurongo wa 5. Ariko nongera mbwira abakecuru, abasaza, inkumi, abasore, nimwegere hino twigane ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rivuze ngo iki? Reka dusome Yosuwa ibice bitatu umurongo wa 5. Haravuze ngo maze Yosuwa abwira abantu ati, mwizere kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Uyu munsi Imana iri kukwibutsa kuyizera. Uyu munsi Imana iri kukwibutsa yuko ugomba kuyizera igakora ibitangaza muri wowe. Hari ibitangaza Imana ishaka gukora, hari ibitangaza byihuse Imana ishaka gukora, kuko ijambo ry'Imana twari dusomye riri muri Yosuwa ibice bitatu umurongo wa 5. Havuze ngo Yosuwa maze abwira abantu bari bari kumwe nawe ati, mwizere kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Haleluya. Imana ivuganye nawe wiki, irashaka ko wizera, irashaka kugarura kwizera muri wowe, kuko ivuganye nawe yuko igiye gukora igitangaza kidasanzwe, igiye gukora ibitangaza ejo cyangwa uyu munsi. Imana irashaka kubana nawe, Imana irashaka gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Reka dusome mu Balewi ibice 13 umurongo wa 45. Aravuze ngo umubembe arwaye, uwo muze agende. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umubembe arwaye, uwo muze agende yambaye imyenda ishishimutse, itendeje umusatsi, ajye yipfuka ubwanwa, ajye avuga cyane ati, ndahumanye. Imana ishimwe. Rero umuntu w'umubembe wese iyo ahumanye ngo agomba kuba apfutse. Ariko kandi ijambo rivuze ngo iki? Ese ntabwo uri umubembe mu bijyanye n'ibyaha? Ese ntabwo uri umubembe mu bijyanye no gukora ibidashimwa n'Imana? Ijambo ry'Imana rivuganye nawe ngo iki? Ngo umubembe iyo ahumanye, kandi se iyo ahumanutse ngo aravuga ngo ndahumanutse. Iyo ahumanye nabwo aravuga ngo arahumanye. Iyo
uyu munsi urasabwa kumenya ese wowe urahumanye cyangwa urahumanutse. Uyu munsi Imana irashaka yuko ugira icyo umenya, ugira icyo umenya kandi ku buzima bwawe, niba se uhumanutse cyangwa se niba uhumanuye, Imana ishimwe, Imana ikugirire neza. Abantu bo muri iyi si barahumanye, abantu bo muri iyi si buzuye ibyaha byinshi. Reka turebe hano, hari ijambo ry'Imana twakuzaniye muri iki gitabo. Reka turebe umutima w'umunyabyaha uba urimo iki. Umutima w'umunyabyaha, Yesu ashimwe, umutima w'umunyabyaha uba urimo ibi bikurikira. Reka turebe, uri kubona ishusho ya mbere y'umutima w'umunyabyaha, ibintu biba bigiye birimo. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo umunyabyaha iyo ari umunyabyaha ntabwo aba afite amahoro muri we. Dore ibintu biba bigize umunyabyaha, muri we haba harimo ikintu cyitwa pawoni. Pawoni ni igisiga. Iki gisiga rero kiba kiri muri uwo mutima w'umunyabyaha, kandi iki gisiga kiba kiri mu mutima we. Iki gisiga cyerekana ko icyaha cy'ubwibone. Najyaga mbabwiriza ku ijambo ry'Imana kibijyanye no kureka ubwibone, nkababwira ngo ubwibone ntabwo ari bwiza imbere y'Imana, kuko nakunze kubabwira ko nta mwibone uzajya mu ijuru. None uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo ikino gisiga, igisiga cyitwa pawoni. Pawoni bisobanura iki? Umutima w'ubwibone. Rero najya ngo nkubwire ngo niba ufite ubwibone muri wowe, uburekera aho ngaho. Icya kabiri kiba kiri mu mutima w'umunyabyaha, haba harimo isekurume. Iyi sekurume ni isekurume inuka, yirirwa yirukanka ku nyagazi. Isekurume ni iy'iki? Reka turebe. Iyi ni isekurume y'ingurube, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi sekurume y'ingurube igereranwa n'ubusambanyi, igereranwa n'uburaya. Rero nagira ngo nkubaze, ese ntabwo ukiri umusambanyi ngo ureke ubusambanyi bwawe? Hano haba mu mutima w'umunyabyaha haba harimo igisiga cyitwa pawoni. Gisobanura iki? Gisobanura ubwibone. Mu mutima w'umunyabyaha haba harimo isekurume y'ingurube. Iyi sekurume isobanura iki? Isobanura uburaya, isobanura ubusambanyi. Mu mutima w'umunyabyaha haba harimo iki? Haba harimo ingurube. Nabikubwiye, iyi ngurube rero nayo isobanura inda nini. Yesu ashimwe. Iyi ngurube isobanura n'inda nini. Mu mutima w'umunyabyaha agira n'inda nini. Reka dusome. Ashobora kudafasha abantu, ashobora kutarengera abantu. Uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo akanyamasyo. Aka kanyamasyo kerekana ubunebwe, kudakora. Yesu ashimwe. Uyu munsi wa none twakuzaniye ijambo ry'Imana, nubwo rikakaye wihangane, ariko njyewe urabizi neza ko mu muhamagaro wanjye ari ukubwiriza ukuri abantu, ukababwiza ukuri kugira ngo bihane bahindukire. Yesu ashimwe. Uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo akanyamasyo. Aka kanyamasyo kerekana ubunebwe. Murabizi neza ko akanyamasyo kagenda gacumbagurika, cyangwa se kagenda buke bukeya. Umutima w'umunyabyaha uba urimo iki kindi? Uba urimo inyamaswa yitwa ingwe. Ingwe. Iyi ngwe rero isobanura iki? Iyi ngwe isobanura umujinya cyangwa amahane. Iyi ngwe ni inyamaswa y'inkazi. Amahane rero urasabwa kuyareka. Uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo iki? Uba urimo inzoka. Inzoka urabizi neza ko yashutse Adamu na Eva. Yesu ashimwe. Iyi nzoka yashutse Adamu na Eva. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo umutima w'umunyabyaha, reba ibintu biba biwuzuyemo ni byinshi cyane, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ngo iyi nzoka birasobanuye ngo iyi nzoka isobanura uburyarya cyangwa se uburiganya. Ndagira ngo nkubwire ngo reka ibyaha. Hanyuma umutima w'umunyabyaha uba urimo inyamaswa yitwa igikeri. Turacyari ku mutima w'umunyabyaha. Iba irimo inyamaswa yitwa igikeri. Iki gikeri gisobanura ubugugu. Ubugugu bwawe, inda nini yawe yireke, yihorere, hanyuma ukorere Imana. Uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo iki kindi? Ubu urimo ikintu cyitwa Satani. Satani murabizi neza. Satani ni uwababesha. Satani ni uw'ibinyoma. Satani ni ikintu cyoshya abantu gukora ibyaha. Rero nagira ngo nkumenyeshe ngo umutima w'umunyabyaha urimo ibintu byinshi, kandi ibi bintu byinshi ni bibi byose nk'uko ubyumvisha. Ariko muri uyu mutima w'umunyabyaha nk'uko nagusobanuriye harimo n'ijisho ry'Imana. Iri jisho ry'Imana rireba ibikorerwa mu mutima w'umunyabyaha byose. Ijisho
ijisho ry'Imana. Niba wakoze neza Imana irabibona, niba wakoze nabi Imana irabibona. Uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo ijisho ry'Imana. Nshuti mukunzi ukurikiranye cano Abimana Bera, najya ngo nkumenyeshe ngo ureke ibyaha, kuko mu byaha tubonye harimo ibintu byinshi cyane. Mpora mbabwiriza mbabwira kureka ingeso mbi, mpora mbabwiriza mbabwira kureka ibyaha. Uyu munsi rero twabazaniye igitabo gisobanura ku bijyanye n'ibyaha bya muntu, ibyaba afite uko bingana. Yesu ashimwe. Hanyuma uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo uduki tundi, uba urimo utuntu twitwa udushashi tw'umuriro. Utu dushashi tw'umuriro ni utuhe? Udushashi tw'umuriro tuba turi hano ku mpande, kubera yuko muri utu dushashi tw'umuriro ni utubwiriza umuntu kuba yatinya icyaha, kuba yareka ingeso mbi. Hanyuma muri uyu mutima w'umuntu haba harimo n'umumarayika. Uyu mumarayika aba ategereje yuko yakizwa, umuntu yakizwa akava mu byaha bye agakora ibyiza bishimwa n'Imana, akazabona ubugingo. Uyu mutima w'umunyabyaha uba urimo n'inuma. Iyi numa rero ni iy'Umwuka Wera. Iyo umaze gukizwa ugakorera Imana, ukizera Imana, Imana ibana nawe, Imana ikugirira neza. Tubonye ibintu by'ibice bigize umutima w'umunyabyaha, tubonye ibintu byo mu ngingo zigize umunyabyaha, ariko ndajya ngo nkumenyeshe ngo nawe reka ingeso mbi zawe, ureke ibyaha byawe, kuko tubonye ibintu uba ubitse mu mutima wawe ko atari byiza. Uyu munsi ndakuburira nkubwira ngo reka ingeso mbi, reka icyaha n'igisa nacyo, ukorera Imana uzabona ubugingo. Haleluya. Reka turebe n'umutima w'umuntu watsinzwe ushaka agakiza. Yesu ashimwe. Umutima w'umuntu watsinzwe n'ibyaha ushaka agakiza. Iyi ni ishusho ya kabiri. Dore nguyu umutima w'umuntu watsinzwe ushaka gukizwa, ushaka kureka icyaha, ushaka kureka ingeso mbi ze. Uyu mutima w'umuntu watsinzwe ni ukuvuga ngo iyo watangiye gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ya numa ariyo Mwuka Wera, ari wo mucyo w'Imana, utangira kurasira muri wa mutima. Yesu ashimwe. Utangira kurasira muri wa mutima. Hanyuma bya biceri, za nzoka, za ngurube, za twatunyamasyo, bya bisimba byose bigasohoka. Bya bindi twagiye tubasomera hejuru bigize umutima w'umunyabyaha bikagenda bisohoka. Murabona yuko biri kugenda bisohoka. Iyo umuntu yakijijwe rero ibyaha bimuvamo. Iyo umuntu yakijijwe umutima wuzamo umucyo. Iyo umuntu yakijijwe atangira kuzura Umwuka Wera. Iyo umuntu yakijijwe marayika w'Uwiteka araza akamurwanirira. Yesu ashimwe. Reka dukomeze twumve. Uyu mutima rero uba watsinzwe, uba wemeye guhindukira, uba wemeye kwihanira kureka. Ndajya ngo nkumenyeshe ngo rero iyo yakijijwe umutima wihana uhagaze ute? Dore nguyu umutima wihanye. Umuntu iyo yaretse ibyaha akareka ingeso mbi, akareka ikibi n'igisa nacyo, Uwiteka araza akabana nawe, Uwiteka araza akamugirira neza, umumarayika araza akamurinda. Bya byaha bye urabona ko byagiye inyuma, byaragiye biracendera. Ariko umutima w'umuntu urabona hasigaye hatuyemo Umwuka Wera, ariyo numa. Mu kimenyetso gisobanura inuma, mu mutima w'umuntu w'umutima ukeye urabona hatuyemo inyenyeri. Umucyo w'Imana uhora umumurikira iyo yakijijwe. Mu mutima w'umuntu ukeye ukijijwe, marayika w'Imana ahora amurinda. Dore nguyu umutima wejejwe. Mbese najya ngo nkubwire ngo ese nawe urakijijwe? Ese nawe hari icyo iyi foto ikunguye? Ese hari icyo uyu mutima iyi shusho tukweretse ikumariye? Ariko reka nkubwire, ndajya ngo nkubwire ngo uwabambanwe na Kristo aba ameze ate? Umuntu wabambanwe na Kristo dore ukuntu aba ameze. Yesu ashimwe. Yaba yarakiye Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza we, akemera gukizwa, akemera kubatizwa mu mazi menshi, akabona ubugingo. Umuntu wakiriye Yesu ahora arinzwe n'abamarayika. Uri kubabona ngaba ku ruhande. Umuntu wakiriye Yesu iminyururu yose imubohokaho, Umwuka Wera ahora muri we. Ndajya ngo nkumenyeshe nshuti mukunzi ukurikiranye iyi cano Abimana Bera, ubashe gukizwa ukiranuke ku gatoya na kanini. Imana ishimwe. Merutse kugira iyerekwa numva Uwiteka arambwiye ngo agiye mu gihugu cy'u Rwanda, agiye gukoramo ikimenyetso n'igitangaza.
Yesu ashimwe. Mu gihugu cy'u Rwanda rovekire sayine mandoshe zimora, mu gihugu cy'u Rwanda Uwiteka hazanyemo ikintu cyitwa ikimenyetso. Iki kimenyetso Uwiteka yabwirije abantu kwihana baranga, iki kimenyetso Uwiteka yabwiye abantu gukizwa baranga, iki kimenyetso Uwiteka azanye n'ikimenyetso nyabaki. Mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kubonekamo ivuka ry'abana, ariko aba bana hazabonekamo abana b'impinja babiri batandukanye. Yesu ashimwe. Hazabonekamo abana b'impinja babiri batandukanye. Muri uru ruhinja rwa mbere ruzaba rupfumbase ikintu mu kiganza cyarwo, ruzaba rufitemo ikimenyetso, inyuguti mu kiganza. Yesu ashimwe. Inyuguti zisobanura yuko Yesu agarutse, zisobanura ko Yesu aje mu ruhinja rwa mbere. Urwa kabiri ruzaba n'impinja zizavuka zigahita zivuga, zigahita zamamaza ubutumwa, zigahita zitangaza amakuru yuko Yesu agarutse. Ndagira ngo nkubwire ngo niyo utakorera Yesu ntabwo yabura ibimukorera, ariko wowe kizwa ukiranuke. Ibi bimenyetso birabangutse, ibi bimenyetso by'impinja mugiye kubyumva. Impinja aho zigiye kuvuka zivuga, zigiye kuvuka zivuga. Iki kimenyetso kirabangutse. Icya kabiri nuko zino mpinja zizaba zifite ibimenyetso mu biganza. Yesu ashimwe. Bivuze ngo Yesu agiye kongera kuvutsa itorero bundi bushyashya. Ndagira ngo nkumenyeshe, narongeye njya mwiyerekwa, inza kumva mbwirwa ngo iyi Kigali n'iterambere ryayo igihe kizagera, iherezo rizagera, hanyuma ngo irimbuka rya Kigali rizaba ikongorwa ry'umuriro, rizaba ikongorwa ry'umuriro. Iyi Kigali Imana yahagereranyije n'i Babuloni. Babuloni hajyaga hakorerwa ibintu bibi, ihagereranywa n'i Sodomu n'i Gomora, naho hakorerwaga ibintu bibi. Abasambanyi barasambanaga, abatingana baratinganaga, abasenga ibishushanyo barabisengaga, abasinzi barasindaga. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyi Kigali ifashwe n'i Babuloni, ifashwe nk'i Sodomu n'i Gomora. Ariko niyo mpamvu Imana ivuganye natwe ngo iki, iratubwiye ngo dukizwe, abayirimo bakizwe, bakiranuke, bave mu byaha, bakora ibyiza bishimwa n'Imana, kuko irimbuka ry'iyi Kigali izaba umuriro. Uwiteka yavuze ngo iki, yabwiye umukozi wayo, iramubwira Nowa ngo ntabwo izongera kurimbuza umwuzure. Bisobanuye ngo nawe tekereza ikintu kizarimbura isi. Kindi ni igiki? Ko Imana itazongera kurimbuza umwuzure, ahubwo Imana izarimbuza umuriro. Naritegereje mbona iyerekwa ry'iyi Kigali, mbona irimbuwe n'umuriro. Wakwibaza ngo ese iherezo rya Kigali ni irihe? Ko abantu bahora bubaka amataje akagwira, ibintu nk'ibyo bikazamuka. Ariko nza kubona mbona iherezo rya Kigali ari iki? Ari umuriro, ari irimbuka ry'umuriro. Ese ntago waba uri muri Kigali udakijijwe ngo ukizwe? Ese ntago waba utuye ku isi hose ariko ukaba udakizwa ngo ukizwe? Ndagira ngo nkubwire ngo nk'uko nakweretse igitabo kivuga umutima w'umunyabyaha, iki ni igitabo cy'umuntu w'umunyabyaha ufite umutima ukijijwe n'umutima udakijijwe. Harimo ibimenyetso byinshi bishobora kugusobanurira. Ndagira ngo nkubaze, ese ntago waba utuye muri Kigali udakizwa? Ese ntago waba uri muri Kigali udakiranutse? Imana yarambwiye ngo Kigali isohotsemo abantu benshi cyane. Irambwiye ngo bamwe basohotse basubira iyo baturutse. Iranambwiye ngo Kigali ije guturamo umuntu wasenze Imana, ije guturamo umuntu wamenye Imana, ije guturamo umuntu wasenze agasoma ijambo akuzura umwuka wera. Ariko irambwiye ngo ibimenyetso bangukanye nuko hagiye kuvukiramo abana bavuga, kandi bakazaba bagize ibyo bapfumbase mu biganza byabo by'ibimenyetso. Abangaba bazaba ari intumwa. Ikindi cya kabiri, irambwiye ngo dore Kigali irimbuka ryayo rizaba umuriro. Niyo mpamvu ndi kukubwira, ndabikubwira kugira ngo ukizwe. Jewe ntabwo ntinya kukubwiza ukuri, ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo nta herezo ry'umunyabyaha, ni ku Uwiteka avuga, nta mahoro y'umunyabyaha. Ijambo rivuze ngo iki? Yesaya 42:6 haravuze ngo njyewe Uwiteka Imana naguhamagariye gukiranuka, numara gukiranuka nzagufata ukuboko, nzakurinda, ngoye kuba isezerano ry'abantu, ngoye kuba umuco uvira abanyamahanga bose. Ikintu nashaka kukubwira ni kimwe, ni uko ugomba
gukiranuka ku gato na kanini, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukazabona ubugingo. Waba uri umusore, waba uri umusaza, waba uri umukecuru, waba uri umukobwa, waba uri umugore, waba uri umugabo, kizwa wera imbuto zikwiriye abihanye, uzabona ubugingo buhoraho. Reka dusome irindi jambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Reka dusome irindi jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, reka turirebe muri Yosuwa nanone. Yesu ashimwe. Reka turirebe muri Yosuwa reka turebe ibice 3 umurongo w'10. Haravuze ngo Yosuwa ahera ko aravuga ati, iki nicyo kizamenyekana, iki kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abayemferesi n'Abagirugashi n'Abamoni n'Abanyewusi. Iki nicyo Yesuwa ngo aherako aravuga ati, iki nicyo kibamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe. Namwe ibyo nibyo bimenyetso bibamenyesha yuko ari Imana ije guhemba no guhana. Nagira ngo nkubwire ngo nanjye nibwira, kizwa ukiranuke ku gato na kanini, wera imbuto zikwiriye abihanye, ukizwa ahagaragara n'ahatagaragara, kuko Imana yakiraje kandi ije guhemba, Imana ije guhana. Ndagira ngo nkumenyeshe, waba uri umunyamakuru ukaba uri gutangaza inkuru z'ibihuha, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu araje. Waba uri umuntu ushinzwe ibinyamakuru ibyo ari byo byose, waba ukora kuri YouTube, waba uri kuri TikTok, waba uri kuri WhatsApp, waba uri gukora ibintu bidahesha Imana icyubahiro kandi ugatangaza amakuru y'ibihuha, ndagira ngo nkumenyeshe ngo Uwiteka araje. Ndagira ngo nkubwire ngo kizwa ku gato na kanini. Hari abantu bashaka ngo kugwiza amafiyuze cyane, ngo agashaka kugwiza amafiyuze, agasanga aratangaza inkuru atamenye, ugasanga aratangaza inkuru zitabaye. Yesu ashimwe. Ariko Imana irambwa ngo iraje, kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iri kumva ngo ije gufungura isengero, ije gufungura isengero, kuko imbwe ngo hari ibintu yarangije kuvangura. Imana ije kubaka itorero bundi bushya. Imana ije kwiyimikira ba Dawidi baheze mu mashamba, ije kubakura mu mashamba ibahereza icyicaro. Imana ije yo mu gihugu cyo mu ijuru ije kwicaza abantu babuze icyicaro. Ariko najya ngo mugire inama ngo kiranuka ku gato na kanini, wera imbuto zikwiriye abihanye. Waba uri umunyamakuru, waba uri umumenyesha makuru, najya ngo nkubwire ngo Imana iraje kandi nitinze. Imana yarambwiye ngo nzabwire abarundi igihugu cy'u Burundi. Yarambwe ngo nzakibwire ngo yemwe mwabarundi mwe, yaba umuto yaba umukuru, yaba ukomeye yaba uworoheje, Imana ikeneye agakiza ku buzima bwanyu. Imana ikeneye ko mukizwa, mukareka inzoga, mukareka ubusambanyi, mukareka ubwibone, mukareka imijinya yanyu, mukareka ubugome bwanyu, ubundi mugakorera Imana, mugasenga mukijijwe, mukabana n'Imana neza. Imana irambwa ngo ije mu gihugu cy'u Burundi, kandi ije kwibonanira n'abanze gukizwa, ije kwibonanira n'abanze kureka ingeso mbi zabo. Imana irambwa ngo abarundi bajeho, kandi irambwa ngo niyo yimika abami ikimura abandi. Irambwa ngo mbabwire mwa barundi mwe, Imana ije kwimura, ije no kwimika. Imana ije guhagurutsa, ije no kwicaza. Irambwa ngo mbabwire ngo ije kurobanura intama mu ihene, urukungu mu masaka. Niyo mpamvu mbagiriza inama, bavuga ngo Uwiteka yarambwa ngo araje mu gihugu cy'u Burundi kandi ntatinze. Arambwa ngo hari ibintu aje guhindagurikanya, arambwa ngo ibyananiranye aje kubihindura ibyoroshye. Arambwa ngo ni Imana. Dore hari abarundi bamwe batagira ijambo, hari abarundi benshi badafite agaciro, ariko irambwa ngo ije gutanga agaciro mu bantu bakabuze. Rovekire Saidemando irambwa ngo ije kwihesha icyubahiro, irambwa ngo ije kwiyubahisha ku bantu bayubashye, ije kuvuganira abantu. Irambwa ngo ni Imana ishe. Yesu ashimwe. Irambwa ngo mwakabaye muzi ubwenge, mwagahuza umutima, mugahuza inama, mukajya inama. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga muri Hoseya, ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Rero mwabarundi mwe mubaye muzi ubwenge, mwashyira hamwe mukagira inama, mukajya inama, ubundi Imana ikazikabana namwe. Yesu ashimwe. Imana yarambwe ngo ije gutanga ikimenyetso, ije gukora igitangaza mu gihugu cy'u Burundi, ije kwihesha icyubahiro, ije kwiyamamaza, ije gutanga y'ijambo, ije kugenda mu gihugu cy'u
Burundi. Rero nibyo najya ngo mbamenyeshe, iri ni itangazo kandi ritavangiye umurundi uwo ari we wese, yaba umumama, yaba umugabo, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba umuyobozi. Imana izanye impinduka mu gihugu cy'u Burundi, izanye impinduka mu gihugu cy'u Burundi. Nuko yambwiye, irangije irongera inyereka ku gihugu cya Kongo, irambwa ngo mbwira abantu b'abakongomane bose ngo bareke amahane yabo, ngo bareke ubugome, hanyuma bizere Imana, basenga Imana, bayiyegerezeho. Iramwe ngo nabo mbabwire bajye inama, bashyire hamwe, buzuzanye, bongere bagire urukundo nk'urwa kera. Iramwe ngo urukundo rwarakonje muri bo. Iramwe ngo ubugome nibwo bwabuzuye. Iramwe ngo nimurekeraho, mureke amahane, ubundi nayije kubana namwe, ije kugendana n'abemera kugendana nabo, ije gukorana n'abemera gukorana nayo. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbabwire abantu bo muri Kongo, mureke amahane yanyu, mureke ibironda bwoko. Imana yarambwa ngo ntago yegeze irema ubwoko, abantu bose yabaremye kimwe. Imana irambwa ngo mbabwire ngo mureke ironda bwoko, muyikorere, muyisenge, muhuze umutima, muhuze inama n'urugwiro. Ubundi Imana irambwa ngo ije gukora imirimo n'ibitangaza mu gihugu cyacu. Irambwa ngo mwagize ubwenge bungana n'akabuto ka Sinapi, mwabwira umusozi ngo tuze kandi wabikora, mwabubwa ngo wimuke kandi wakwimuka. Irambwe ngo mbabwire ngo intambara z'uruca n'urudaca ije kuzihosha mu gihugu cya Kongo, ariko nimwemera mukayumvira mugakora ibishimwa nayo. Irambwe ngo nimwibuke Nenevi uko byagenze, yari igiye kuharimbura. Urabisanga muri Yona ibice 4, yari igiye kuharimbura, igatuma umuhanuzi Yona. Uyu munsi nanjye Imana intumye mu gihugu cya Kongo, rajya ngo mbabwire abakongomane, nimukizwe, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mukizwe, mukorere Imana, muyigandukire, mureke ubusinzi bwanyu, mureke ubusambanyi, mureke ubujura, mureke kubeshya, mureke uburiganya, mureke ingeso mbi zose, mukorere Imana. Ubundi Imana hamwe ngo hari igitangaza ije gukora mu gihugu cya Kongo. Imana ishimwe. Rero nizo message nari mbafitiye, nubwo butumwa nari ifite, ariko ndajya ngo mbabwire ngo nubundi nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Nukora neza uzemerwa, niwanga kumvira uzahezwa hanze, kuko nta mpamvu nimwe uzerekana igaragaza ko wakijijwe. Imana ishimwe. Abona yeramwe ngo niyo umuntu yasenguruka mu mahanga yose, nta hantu yabona gurira agakiza. Niyo wasenguruka i Burayi, ukajya muri Amerika, ukajya muri Afurika y'Epfo, ukajya muri Australia na za Canada, nta hantu wagurira agakiza. Agakiza karatwaranirwa, Imana niyo igatanga. Uyu munsi Imana izanye undi muhamagaro mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi Imana izanye ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda, izanye itorero rizima. Imana ije kurobanura intama mu ihene, urukungu mu masaka. Imana ije kurobanura. Imana irambwira ngo mbwira abantu bitwa abadeperi, wo mureke amashyari yanyu, mureke amagambo yanyu, mureke inzika zanyu, mureke uburyarya bwanyu, mureke ubwibone bwo mu mitima, hanyuma mukorere Imana. Imana iranga ngo itorero yarariremye irishiraho igira ngo abantu bazakirizwamo ari benshi, ariko dore mwararihindanije. Imana irababaye, ifite agahinda kenshi, ariko iranga ngo mbabwire ngo nimureke amashari, mureke inzangano zanyu, mureke uburyarya bwanyu, mureke ibyaha n'ibisa nabyo. Imana iranga ngo ije kubaka itorero rya ADEPR bundi bushya, iranga ngo ije kubaka ADEPR bundi bushya, irambwe ngo ije gusohora no kwinjiza, irambwe ngo ije kurobanura intama mu ihene, irambwe ngo ije kurobanura urukungu mu masaka. Irambwe ngo dore yabahaye abayobozi, ariko ntago babashije gukora uko yo ishaka. Irambwe ngo ije guhindura, irambwe ngo ije guhinduranya abayobozi, irambwe ngo izanye abandi bayobozi bashasha, irambwe ngo izanye abaterankunga Ravekire Saine Mando Jeziba. Irambwe ngo ni Imana ije kwitamurura mu buzima bwa buri wese. Irambwe ngo ije gusura itorero rya ADEPR mu gihugu cyose ndetse no kwisi hose. Niyo mpamvu ikubwira ngo kizwa ukiranuke ku gato na kanini, wera imbuto zikwiriye abihanye, kuko Imana iraje kandi ntitinze. Yesu ashimwe. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo kizwa ukiranuke ku gato na kanini, wera imbuto zikwiriye abihanye, uzabona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Kuko Imana ivuganye nawe ngo irakubwiye ngo ije guhemba no guhana, ije kugera mu baririmbyi, ije kugera mu bahanuzi, ije kugera mu bavuga butumwa, ije kugera. Imana isumba byose
ndaje kandi ntitinze. Yesu ashimwe. Najya ngo mubwire ngo rero we kiranuka ku gato na kanini, wera imbuto zikwiriye abihanye, ukora ibyiza bishimwa n'Imana, uzabona ubugingo. Irambwa ngo ije kugera mu baririmbyi, ije kugera mu bacuranzi, ije kugera mu bahanzi, ije kugera mu banyamakuru. Imana ije kugosora urukungu mu masaka. Imana iza Nyagataro ije gushungura. Wowe kizwa ukiranuke, utazavuga ko utabwiwe. Imana ishimwe. Reka rero dusenge. Izo nizo message nari mfite, ariko kandi itorero rya ADEPR yongeye kuryubaka, nubwo ije gusohora, nubwo ije kurobanura, nubwo ije gushungura, nubwo hari ibyisohoye kandi hari ibyo yinjije bizima. Imana ishimwe. Yabwiye Eliya ngo yaramubwiye ngo ufite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Imana ije kurema irindi torero bundi bushasha, ije gusuka ububyutse, ije gusuka umwuka wera. Irambwa ngo mbabwire ngo ambwira abashumba batabwiza ukuri ntama. Irambwa ngo abo bashumba babonye ibibazo. Irambwa ngo abo bashumba ije kubamanura, izana abandi bashumba bazima bazi kubwiza ukuri ntama, bazi kubwiza ukuri abantu bagakizwa. Imana irambwa ngo dore ukuri kwashize mu bantu. Irambwa ngo dore n'ababigisha ntibakibabwiza ukuri, ariko irambwa ngo iraje ntabwo itinze. Irambwa ngo rero kizwa ukiranuke, wera imbuto zikwiriye abihanye, hanyuma uvane ibishimwa mu biga. Kandi niba uri umushumba, bwiza ukuri ntama, uzibwire uwo gupfa umubwire ko apfuye, uwo gukira umubwire ko akize. Umubwiza ukuri, areka ubwibone, areka ubusambanyi, areka ubutinganyi, areka ubujura, areka uburiganya, areka amashari, areka inzika, areka inzangano muri we, akorera Imana azabona ubugingo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nta bwoko yaremye, ahubwo Imana yaremye Abanyarwanda. Imana yaremye Abanyarwanda ngo bahuze, bashyire hamwe, bahuze ibitekerezo, bahuze inama n'urugwiro. Imana yaremye Abanyarwanda, ntago yaremye amoko. Imana ishimwe. Rero irambwa ngo ije gushyigikira abantu bayubaha kandi bayikunda, kandi Imana irambwa ngo ije kurengera abantu, kandi irambwa ngo izanye impinduka mu gihugu, izanye impinduka mu matorero. Irambwa ngo ije gusura buri muturage wese, ije gusura buri munyarwanda, ndetse na buri munyagihugu wese, ndetse n'umuntu utuye ku isi wose. Irambwa ngo ije kumusura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka rero dusozereze mu byahishuriwe Yohana ibice 21 umurongo wa 5. Haravuze ngo yicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabigira bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari kuri nayo kwizerwa, kandi iti birarangiye ni njye Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo, unesha ibyaha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe azaba umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja y'umuriro n'amazuku, ariko rupfu rwa kabiri. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Reka dusome na Yosuwa ibice 3 umurongo wa 7. Haravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe, kuko nkuko nabanaga na Mose. Uyu munsi Uwiteka avuganye natwe ngo iki? Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Bivuze ngo hari abantu Imana ije gukuza, hari abantu Imana ije guterera intebe, hari abo Imana ije kwicaza, hari abo Imana ije kwimika, hari abo Imana ije kwimura, hari abo Imana ije gukora imirimo n'ibitangaza. Kandi ikindi cya kabiri, irambwa ngo mbabwire ngo igihe cy'ubushumba kizarangira, hanyuma Imana niyo mushumba mwiza, niyo ije kwikorera, ije kwishakira intama mu gihe abo yaziragije byabananiye kuzishakisha. Mu gihe urukundo rwavuye mu bantu, Imana yambwa ngo izanye urukundo mu bantu. Imana ije kwishakira abashumba, ije kwishakira intama, ije kubonana n'abungeri, ije kubonana n'intama. Rero kizwa ukiranuke, wera imbuto zikwiriye abihanye, uzabona ubugingo buhoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Watweretse umutima w'umunyabyaha, utwereka umutima wihana uwo ari wo. Uri wese wumvishe ubu buhanuzi, Mwami wumvishe n'ibintu birimo byose, wagiye udutuma, wagiye utubwira. Uwiteka Mana ni ukuri, akaba ahisemo guhinduka, umuhe guhinduka. Senge
igihugu cy'u Rwanda, ugihe amahoro, ugihe agakiza, ugihe mwami abakumvira ndetse bagukunda. Abayobozi bacu ubongerera ubwenge, ubaha ubuhanga n'ubumenyi, babashe kutuyoborana umwete ndetse n'ubushishozi n'umurava wawe. Ubongerera ubwenge kandi utanga agakiza muri bo. Reka urengera ibihugu by'u Burundi, urengera ibihugu bya Kongo, urengera ibihugu biri hirya no hino ku isi, hose hari intambara uzihakure kandi utanga amahoro, utanga agakiza, utanga umutekano. Ndakubashe mwami wanjye Uwiteka, ngaho bana na buri wese wumvisha ubu butumwa. Kandi mwami, aba banyamakuru batagira gukuri, aba bantu mwami batangazaga ibinyoma, aba bantu bashakaga amafiyuzi menshi kugira ngo channel zabo zikundwe, Uwiteka Mana gira icyo ukora kugira ngo uhindure amateka y'ubuzima. Mu gihe cyashize wambwiye ko uje guhindura urubuga rwa YouTube, wambwiye ko uje guhindura imbuga kugira ngo mwami Imana urugero ngo nk'uko Tigo yacitse mu gihugu cy'u Rwanda, niko nazo uzazikuraho zikabura burundu. Uwiteka rero ndakwinginze, dufashe guhunga umuriro, dufashe mwami ibi bimenyetso ntibizadusohoreho. Urakoze urakabyara, nanjye mbyatse Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amahoro y'Imana bane namwe.